nyuma y'intambara yahuje abanyamakuru babiri bakomeye hano muri siporo nyarwanda uwitwa Rugaju Rigani ndetse na Lorenzo Christian Musangamfura, umwe akaba akora ku kigo cy'itangazamakuru RBA, undi akaba akora kuri SKFM radio ya Sam Karenzi. Aba rero bateranye amagambo nyuma y'ibihe bikomeye bari baracanyemo, hanyuma kuri uyu munsi rero nibwo Rugaju Rigani kuri Instagram yiwe cyangwa se ku rubuga rwa Instagram akoresha yaje kwandika avuga ati nijoro naraye ndose twongeye guhura n'uyu muvandimwe, ari kwibaza cyangwa se ari kubwira abamukurikiye ati birashoboka ko twaba twongeye gukorana, ati ese njyewe nzamusanga cyangwa se we azansanga. Ubwo numva ngo yabazaga niba ashobora kuzasanga Christian Lorenzo kuri SKFM, cyane cyane kubwo hari amakuru agenda ahwihwiswa ko uyu Rugaju Rigani ashobora kuba atishimwe cyane muri RBA, rero akaba Sam Karenzi ashaka kumuzana kuri SKFM, hanyuma akongera akavuga ati ese birashoboka ko njyewe yazansanga. Ni nyuma rero kandi y'amagambo yagiye atangazwa ndetse n'intambara hagati ya Isibo FM ndetse na SKFM, aho abanyamakuru ba Isibo FM bagiye bibasira cyane SKFM, ari naho uyu Lorenzo Christian akora. SKFM rero ya Sam Karenzi yo ntiyahwemye kugaragaza ko yaba mu kiganiro SKFM cyangwa se nyirizina nyiribwite nyiri radio SKFM ari we Sam Karenzi yatangaje ko afite ubushobozi bwo kuba yahamagara kuri Isibo FM cyangwa se umuyobozi wa Isibo akaba yakirukana abanyamakuru ba Faustin Simbigarukaho ndetse n'abandi bakora mu kiganiro cya siporo, cyane cyane ko bari bamaze iminsi bibasira radio yiwe. Hanyuma tubibutse ko kandi icyo mwamenya nuko aba banyamakuru bombi yaba Christian Lorenzo ndetse na Rugaju Rigani bakoranye kuri RBA, bakoranye mu kiganiro gitangaza amakuru ya sport cyangwa se muri Rwanda Sports, aho bagendaga cyane ari abasesenguzi, yaba uyu Rugaju n'umusesenguzi akaba n'umutoza, ndetse na Christian Lorenzo umunyamakuru wa mbere mu Rwanda ufite ijwi ryiza kabisa, ijwi ryo kusesengura umupira. Nyuma rero y'intambara y'amagambo yahuje aba bagabo bombi bagiye batukana, yaba uyu Christian Lorenzo ndetse na Rugaju, aho yise Rugaju yise Christian Goregore. Ni ibiganiro rero byajemo RMC cyangwa se ikigo cy'itangazamakuru cyangwa se ntabwo ari ikigo cy'itangazamakuru ahubwo ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rwatumijeho n'abanyamakuru ndetse rugira n'inama abanyamakuru bakora cyane cyane ibiganiro bya siporo kuba professionnel cyangwa se gukora abanyamwuga, ntibagaragaza cyangwa se ntibazane amagambo yironda bwoko cyangwa se yironda akarere cyangwa se gutangaza amakuru ya siporo apana kujya mu bindi bintu cyangwa se bishobora guteza ibindi byaha. Ni nyuma yuko kandi byari byagiye bivuga ko Lorenzo Christian uyu nguyu yari yitangaje kuri SKFM avuga ati hari umunyamakuru wari wamubwiye ngo amubwira ko we ari fari cyangwa se ni ibintu bya kera, mu bihe bya kera amwita fare, avuga ko azamurega mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Rero nyuma yaho Rugaju Rigani ndetse akora ikiganiro kuri live yiwe ya Instagram atuka Christian Lorenzo avuga ati wowe ndakuzi, ati wowe Christian washatse ko dukora iby'amapede cyangwa se kuryamana duhuje ibitsina, ati ndakwangira, ati wowe rero ndakuzi nige nagufashije. Ni ikiganiro cyari kigamije by'ukuri gusenya Christian Lorenzo, ariko kuri uyu munsi ubwo Rugaju Rigani ubwo yabitangaje, buriya hari icyizere cy'uko aba banyamakuru bombi bagiye kuba bongera gukorana, cyangwa se cyane cyane ko ayo makuru ahwihwiswa avuga ko SK cyangwa se Sam Karenzi ashaka kumuzana nyuma yuko kuri RBA batishimiye uburyo kiriya kiganiro cyane cyane cyaciye kuri Instagram live, cyaciye kuri radio ndetse bikaba no ku mbuga nkoranyambaga byaracicikanye. Mukomeze rero mukomeze gukurikira KGD TV Rwanda.